Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Rio News. Ni ku nshuro ya 32 hibukwa abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mboneraho no gukomeza gukangurira buri umwe wese kwiyubuka ariko tuniyubaka kandi duharanira ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itazongera kubaho ukundi, never again. Ni munyemere rero n'ubundi tuze updating abakunzi ba Kigali Rio News bitewe nuko nubwo turi mu bihe bigoye byo kwibuka inzirakarengane, ariko hari ibintu bikomeje kuba bibi cyane. P5 ya Kayumba Nyamwasa ndetse na Jarike Habyarimana biravugwa yuko yamaze gufata bugwate bamwe mu baturage bo mu bice muri Bumenye. Ese niye mpamvu bakomeje kubafata bugwate? Ni ibikorwa bikomeye bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Numubabaro n'agahinda imodoka ya FARDC yarashe abaturage mu gace ka Masisi. Ibi nkuko twagiye tubatangariza abigaragaza imbaraga zidasanzwe cyangwa uburyo budasanzwe bw'umupango ukomeye wo kwica abaturage nkana kuri kwasi hanganye n'iri huriro rya AFC M23. Turi bwifashishe amajwi ya Nyarugabo ndetse tuze kumenya uko byifashe aho umuroko wacu Ifoma ari buduhe ibirambuye cyangwa ibirenze kubyo mbabwiye cyangwa kubyo mbanje kubamenyesha. Ni mu nkundo rero tuze turebere hamwe uko situation ihagaze ndetse umenye akantu ku kandi P5 ibyo iri gukora muri zone ya Minembwe. Bivugwa ko misiyo yahawe ariyo kurimbura abo mu bwoko bw'Abanyamurenge, igice bakagifata kikaba imyitorezo cyangwa aho bitoreza nkuko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru cyangwa byagiye byemezwa na bamwe mu bayobozi babo, haba kuri kote ya Bujumbura ndetse na kote ya Kinshasa. Mbere yuko dukomeza rero, reka nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana na Kigali Rio News, ndetse nawe mushyashya nkuhikaze kugira ngo nawe ujye wumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Mboneyeho no kukubwira kugira ngo ugumane natwe n'ugukanda subscribe, ariko nyamuna nimujye mwibagirwa gukanda like cyangwa ngo musharinge amakuru yacu kugira ngo agere kure. Nje muri kumva kandi tugiye gukomezanya, nitwa Damien Habumugisha. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima. Icyo usabwa no kumva amakuru mpaka uyashoje kugira ngo umenye ibyihishwe, umenye buri kimwe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Ni ku itariki 9 uyu munsi, ni umunsi wa gatatu aho hari igikorwa cyo kwibuka bizamara iminsi 100. Abenshi bazi ko ari iminsi 7 ariko ni iminsi 100, ariko uyu ni umunsi wa gatatu wo kwibuka inzirakarengane zazize uko zisa ndetse bigateza ikibazo magingaya. Ibibazo bikaba bikomeje kugenda bigaragara, biba aho magingo n'aya ngaya ubona yuko urwango rukigenda rugaragara kandi bitagakwiye, kubera yuko ibibi ntago byagakwiye kwimikwa, ariko urabona yuko abenshi bakomeje kwimika ibibi. Reka rero munyemerere tubanze turebe abaturage bamaze kunyagwa n'uyu mutwe wa P5. Amakuru atugeraho kuri Kigali Rio News aturutse mu baturage
bo ku Ndondo aravuga ko hari umubare munini w'abantu watwawe bunyago n'ingabo za P5. Abenshi muri bo ni abagore, abasaza n'abana. Ibi ngo byakozwe mu rwego rwo kwirinda ibitero, bavuga ko bagabwaho na Twirwaneho. Mu buryo butunguranye aba baturage bakuwe mu mihana irimo kwa Rumamfura, kwa Tahiro. Umwe mu batangabuhamya wacitse izi ngabo za General Kayumba Nyamwasa yatangarije Kigali News ko izi ngabo zishe imfizi ebyiri z'Abanyamurenge, zinasahura ibiribwa byabo. Ibyo biribwa byajyanywe gufasha ingabo za P5 zikambitse mu Rutegana ndetse no mu mazu y'abaturage ku Murambya. Nubwo izi ngabo zikomeje kugaba ibitero ku Banyamurenge n'ibyabo, andi makuru aravuga ko ingabo za Twirwaneho zitari kure naho ibyo biri kubera. Hari icyizere ko aba baturage bashobora gusubizwa mu byabo igihe umutekano uzaba wagarutse. Murumva rero uko byifashe. Ibi ni ibyatangajwe n'abaturage, ariko ni munyemerere twakire Umuroko Ifoma uherereye muri biriya bice atumenyeshe byimbitse ndetse nuko ibice bigiye bitandukanye n'iby'indege yarashe muri Masisi ikica abaturage barenga 10, nabyo tugende tubimenya. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, igitondo cyiza. Yes, n'ubundi ni wa muco wa Kigali News wo updatinga abakunzi ba Kigali News. Ndagira ngo rero tudatinze uduhe idonido y'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muherereyemo. Yego, no uburyo tuhera muri Kivu n'ubundi aho waruherereye, yaba ku Ndondo ndetse no mu bice bya Plaine de Rusizi n'umujyi wa Uvira, ubona ko n'ubundi operasiyo zikomeje cyane ku buryo bukomeye, aho ubona ko mu Ndondo n'ubundi mishoni yabo iyi coalition iriyo ndetse igwiriyemo izi ngabo za P5, ubona ko ni umugambi ukomeye wo gusa naho barimbura kwitwa umuntu wese uri muri bino bice bya Minembwe, ndetse ubona ko ari ibintu binakorerwa inama, kuko ku munsi w'ejo inama yabereye muri Uvira iyobowe n'abayobozi ba coalition, ndetse harimo n'umuyobozi mukuru w'iyi P5, usa naho ubona ko mission yabazanye muri ibi bice ari uburyo bwo kurimbura ndetse batagize na kimwe basiga inyuma, yaba ari abasirikare ba M23 twirwaneho muri ibi bice bya Minembwe ndetse n'abaturage babo. Ni ikibazo rero ubu ngubu gikomeye kuba noneho izi operasiyo ziri gukorwa hari kuzamo kuba nta muturage ushobora kurokoka ubuzima bwe aramutse afashwe n'iyi coalition. Urumva ko ni ikibazo gikomeye ubu gisa naho gihangayikishije cyane. Uyu mutwe wa M23 na Twirwaneho bari basanzwe bakora operasiyo zo kwirwanaho ndetse banarengera ibice byinshi bigenzurwa nabo hano mu buryo bwo gukumira ko iyi coalition yinjiramo. Haramuka hagize ibice bifatwa, hakabaho kuba haba ubusabuzi n'ibindi, ariko wasangaga mu bihe byose byatambutse impfu zarabaga atari nyinshi cyane ku baturage babaga bari mu gice kigenzurwa na coalition. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, kuko n'imishoni yabo bafite bivuge ko uwo babasha kuba bashyikiriye ndetse ari mu gice bagenzura, impfu zigiye kuzajya ziba nyinshi cyane, kuko ubona ko ariyo mission bafite. Rero ni operasiyo no kubagora cyane, kuko ubona ko M23 twibana muri ibi bice bya Minembwe n'izi bice za Ndondo hose ari uduce bamenyereye, kandi ni ibice ubona ko izi force zimwe zisa naho zitahamenyereye mu bijyanye n'imibereho, kandi biri kugaragara ko iyi coalition idafite
management y'uburyo babona ibyo kurya mu buryo buhagije, kuko amakuru amaze kugaragara muri ibi bice nuko benshi barimo gushakira ibiryo mu baturage, kandi ubona ko igiturage cyaha kidafite ibiryo bihagije, bijyanye n'uko amaze igihe imirwano, ubona ko ndetse n'ibyinshi byagiye byangizwa na drone, kuko bagiye babirasamo nkana mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa naho bababuza byose. None ubu habaye impinduka n'ingaruka zikomeye zo kuba nabo ubwabo harimo bose zidafite ibiryo bihagije, zitangiye gushakisha buryo ki zishaka amatungo y'abaturage atagihari, kuko n'aya menshi bagiye bayica andi bakayanyaga. Rero ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko kibangamiye umutekano w'abaturage muri ibi bice bya Minembwe, ariko ubona ko operasiyo iri gusa naho inagorana cyane bijyanye n'imirwanire mishya M23 irwanaho bafite, kuko ntabwo bakirwana intambara zo guhangana cyane bijyanye n'ubwinshi bwa koalisiyo uko ingana, ahubwo bikiri gukoreshwa cyane bari kwibandaho ni ibitero by'amasaha y'ijoro ndetse n'amatsinda y'abantu bake batega ambushi mu buryo butandukanye, kandi ubona ko biri kubangamira no koalisiyo mu buryo bwo gushaka ibyo kurya, ndetse n'ibice bimwe bivomwamo, kuko ni ahantu hatari amazi aboneka mu duce twose, ndetse ubona ko aho agiye aba hakunze gutegwa ambushi cyane, bihari no kujya bayabona bibagoye cyane. Ni uburyo ubona ko iyi ntambara nayo iri buze kugora koalisiyo cyane muri ibi bice by'indondo cyane, kuko ubona ko sitasiyo yaho mu bijyanye n'imibereho kuri koalisiyo itameze neza cyane, ari no mu kintu gitangiye gusa naho kibananiza kuba bakora operasiyo. Reka tumanuke mu bice bya Plaine de Rusizi, aho ubona ko FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice n'izangora badasa naho bari guhuza neza operasiyo bijyanye kutumvikana cyane. Ubona ko ikintu gisigaye kiriho cyane ku ngabo za FARDC ndetse n'izi z'u Burundi ni ukurebana ijisho ribi cyane, ubona ko buri wese asa n'uri kunekana n'undi bijyanye na situasiyo iri muri pozisiyo izo arizo zose zibahuza, ndetse ubona ko no mu buyobozi bwo hejuru ari ikintu kiba kiriho bahabwa amaripoti ya buri kanya mu buryo bw'ubugenzuzi kuri buri ruhande. Ni ikibazo ubona ko cyabaye nk'aho kidindiza operasiyo yabo n'umugambi wabo bari bafite hano muri Uvira ndetse n'iyi Plaine de Rusizi. Ariyo mpamvu ubona ko ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane muri ibi bice bisa naho bidafite umuvuduko mwinshi nk'uko bisanzwe bijyanye n'iki kibazo cyo kutumvikana cyane, ndetse ubona ko amakuru ahari ari uko hashobora kuba igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kigiye kujya kigabanya ingabo gake gake muri ubu buryo bw'ibanga, ariko hakaba hari umugambi karundura uri gutegurwa cyane n'iyi P5 ndetse na leta y'u Burundi na FDLR gukora umutwe mushya utamenyekana ngo waba witwa gutya, ariko ukabona ko uzaba ufite inshingano zo bakwigarurira Sud Kivu, mu buryo ubona ko basa naho bashaka gutandukana gukorana na FARDC, kuko harimo ubwumvikane buke cyane bikomeye, ndetse yaba mu nzego za politiki ndetse n'igisirikare. Ubona ko iri buze guteza akaduruvayo gakomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ubona ko FARDC nayo ifite umugambi mushya wo kuba ishaka gukorana amasezerano mashya n'igihugu cya Angola na Tanzania, ku buryo amafaranga menshi yajyaga asohoka ajya kuri leta y'u Burundi cyane mu kwishyura ingabo ndetse n'ibikorwa byose bakora muri iki gihugu bishobora guhindurirwa ibi bihugu byombi bibiri, ndetse akaba ari n'amafaranga yumvikana ko azaba ari make cyane bijyanye n'ayo barekuraga ku gihugu cy'u Burundi. Rero urumva ni ibintu birebire cyane bijyanye na operasiyo ko ziri buze gusa naho zihinduka, kandi ibintu bikazambira cyane cyane muri iki gice cy'uyu mujyi wa Uvira. Ubona ko abarundi badashaka kuba bawuvamo, nubwo bafite ayo makuru y'uko bagenda bagabanya operasiyo zabo mu bice bitandukanye, ariko ukabona ko ari urwego rusa n'aho ari ubugambanyi kuri FARDC ibaye ari nk'aho ibimenye aha hantu ibintu bijahinduka ukundi, ndetse hashobora kuba n'imirwano ikomeye itandukanye itari yo guhuza M23 kwirwanaho muri ibi bice bya Sud Kivu, ahubwo ugasanga izi koalisiyo ubwazo zisubiranyemo, kandi ni ibintu byitezwe bijyanye n'amakuru ahari cyane kuri izi ngabo z'u Burundi muri ibi bice bya Uvira. Yes, nibyo bwana Bizima uduhaye ishusho rusange y'ibikomeje kubera muri Sud Kivu, ariko biravugwa yuko mu nce za Karehe
ndetse no mu nce za Masisi naho ibintu bikomeje kuba bibi cyane, aho wenda twihuse twajya mu gace ka Nyabyondo. Aha ni muri zone ya Masisi. Indege ya FARDC yishe abaturage batagira umubare, bivugwa yuko ari igikorwa cyakozwe na FARDC ku mugambi ukomeye bari bamaze iminsi bapanga. Bwana Bizima, byifashe bite muri ibi bice? Nyuma yo kwigarurira ibice byinshi M23 ndetse n'umuvuduko ifite wo gukubita kwa Rusiri hano cyane igizwe na FDLR Wazalendo cyane ku mubare wo hejuru, yabaye nkaho bibakora mu mutwe, birababaza cyane kuko ubizi neza ko ku munsi w'ejo hari uduce turi kugenzurwa muri Karehe tumaze kugera muri 20 twigaruriwe na M23. Rero mu kumara kubona ko bari kwinjira muri ibi bice byinshi byo muri Karehe ndetse urabona ko babaye nkaho bikanze cyane kuko ubona ko icyerekezo bafite ari ikinjira cyane muri Warikare, ndetse ubona ko M23 yanagezemo mu bice bimwe na bimwe. Rero aka gace ka Nyabyondo kusa naho baza kukarasa cyane gakoreshwe na drone kandi bakarasa mu baturage atari position barasheho. Urabona ko ari umugambi nkana wateguwe ndetse ugashyirwaho akadomo n'umuyobozi ushinzwe operation, kuko aya ni amakuru yamaze kugaragara cyane ku butasi bwa M23 nyuma yo kumenya iki gikorwa, ndetse ubona ko cyane abababaje cyane kuko ubona ko ari igikorwa cyateguwe cy'ubugome nkana kandi babizi neza ko iki ari igice gituwe n'abaturage. Habayeho operation rero idasanzwe muri iri joro ryakeye mu gicamunsi cy'ejo. Iyi ni operation iri mu birometero byinshi ugereranyije n'aho iki kibazo cyabereye uvuye Nyabyondo kwinjira Kisangani mu ntara ya Topo, aho hari umuyobozi wo FARDC wari nkaho ari gutanga amabwiriza cyane, ndetse ari nawe ufite umugambi wari umaze gusa naho agenda ahabwa amabwiriza, ndetse ari n'ufata ibyemezo byo hejuru cyane mu gukora operation zo kubangamira abaturage no kwica abaturage mu bice bya Masisi ndetse na Karehe. Ubona ko ariwe watanze amabwiriza y'iyi drone ko iza kurasa muri iki gice. Bakimenye ayo makuru rero operation zakozwe zerekeza mu cyerekezo arimo, ariko inkuru yabayeho nuko habaye kwihimura cyane, ndetse basa naho batanze gasoko ku buryo n'undi wese ushobora kuba yafata umugambi nk'uyu adashobora kubikora. Ubaze ibirometero nawe bigaragara kuva hariya aho igikorwa cyabereye kwinjira Kisangani, aho uyu muyobozi yarari, uyu n'uwo bita Colonel Kabura, akaba ari we wafataga ibyemezo bya operation nyinshi ziri kuberamo hariya, ndetse ku mabwiriza nawe yakuraga ku muyobozi umukuriye nawe uri muri iyi ntara ya Topo. Rero operation yakozwe igana muri Kisangani hafi mu mujyi, ndetse amakuru yari amaze kumenyekana y'icyerekezo uyu mugabo arimo. Hakoreshejwe itsinda ry'abantu bake cyane. Iyi ni inkuru ishobora kuza gusa naho iri buze gutangazwa cyane ku ruhande rwa FARDC, kuko ari inkuru yababaje cyane, kuko uyu yari umuntu w'ingenzi ukomeye cyane ku ruhande rwa FARDC. Ariko amakuru yaje kumenyekana ko arasiwe mu ihema rye, ndetse hakoreshejwe sniper za M23 ku itsinda ry'abantu batarenze 5. Byaje kugorana ko iri tsinda riva mu cyerekezo cya kirimo, ko amakuru amaze kumenyekana habaye operation ikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC. Ariko bijyanye n'uburyo ki iyi ntara ndetse n'uyu mujyi wa Kisangani usa naho winjire ku rwego rwo hejuru, babashije gusa naho bawuburiramo ntabasha gutahurwa n'umwe. Ariko na n'ubu magingo ya operation iracyakomeje cyane. Rero byabaye nka tension yatanzwe ku ruhande rwa M23, umuntu wese wafata icyemezo cyo kubangamira uburenganzira bw'abaturage ndetse no kwishira kwizana kwabo mu mwanya bagakoze operation zisanzwe, nk'uko imitegekere n'imijyanire y'urugamba ibimeze mu buryo ki ubona ko bari gutanga agasoko yo kuba atakongera kuba hari umuturage wabangamirwa cyangwa ngo yicwe mu buryo budasanzwe nk'uko byakozwe muri ubu buryo. Yes, Bwana Bizima rero nkundira tugushimire tukwifuriza kugumya kugubwa neza. Update zo nakagaruka
n'ubundi uri buze kutwapudetinga. Yego murakoze. Abakunzi ba Kigali Real News twabemereye ko turi bubahe amajwi ya Nyarugabo watangaje ibiri kuba muri biriya bice, ariko nubwo iminota yadusize ndagira ngo twumveho gatoya ibyatangajwe, turebere hamwe cyangwa mumenye uko situwasiyo ziba zimeze. baragiye baja mu ruganda rwabo rwa Kotebu bapurintinga imyenda yabo y'abarundi, ubu nyine niyo hebambika intera hamwe bariya ba P5 bohereje ibihumbi 4 bihe bizamuka ku ndondo, ibihumbi 4 hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 bigize iminsi byakoze training ahantu hatatu mu Burundi. Ibyo byambikwa tenizo Burundi zifite drapo y'igihugu, bazambika FDLR n'abariya bose binkora amaso bakayumba Nyamwasa. Ubu nyine noneho bagize n'undi mushifu wabo Like Habyarimana, umuhungu wa nyakwigendera Habyarimana nawe wasize akoze jenoside mu Rwanda. Abo ngabo nibo bazamutse bazamutse inzira zitatu, kuko mubizi ibi duhora tubivuga buri munsi yuko abantu kuba abatwara bashije noneho ubu nyine baragiye baja mu ngayo. Nguko rero uko byifashe bakunzi ba Kigali Real News. Biravugwa ko n'ubundi iyi P5 yamaze gufata imyenda y'igihugu cy'u Burundi, ndetse ubona yuko ibintu byamaze guhindura isura. Mwumvishije ibyatangajwe bivuye mu baturage, ndetse n'imihana yamaze gufatwa bugwate n'izi ngabo za P5, aho twari tuzi ko ari ibihumbi 4, ariko Nyarugabo yavuze ko zirenga ibihumbi 4. Urumva rero ko ari ibintu bikomeje guteza ikibazo. Ni mu nkundi rero mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana, ndetse nanababwira yuko amahoro ariyo yagakwiye kuganza, kandi ntago yaba buri umwe atabigizemo uruhare. Reka nkwifurize kugubwa neza, ariko nkwihanganisha wowe wacitse ku icumu, ndetse nanakubwira ko utari wenyine, kandi nyamuna twe guherana n'agahinda, ahubwo twereke amahanga cyangwa isi yose ko byose bishoboka, ndetse n'abakomeje ingengabitekerezo bibabere isomo, cyangwa base nkaho bibashobera, kuko buriya iyo uwaguhemukiye umweretse ko ucitse intege, n'ubundi abasa nkaho akiguhemukiye. Ni munyemere rero nihanganishe n'abari muri zone y'intambara, tutirengagije abarwayi n'abafite ibibazo. Mwese mbifuriza kwihangana, kandi uburinzi bw'Imana bubagereho, kandi bubahe kubaho, kandi bubahe gukomera. Ciao, Imana ikomeze irinde ingingo zanyu.